nkarebera mu madirishya abandi bashima, nkarebera mu madirishya abandi ntabwo izamuka mu ijuru ngo uyirebe, izaca ku bantu. ndagira ngo mbwire abantu bitandukanye batazi kubana, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, mubane n'abantu bose amahoro, kuko nuza ahantu igisubizo cyawe, nuza aho favor y'Imana izaturuka, nuza Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mwebwe abankurikiye, abo tubana bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye y'isi. Nongeye kubasuhuza, mugira amahoro kandi ndabakiriye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kugira ngo twiragize Imana, dutumire Imana mu ijambo. Mana yacu, Mana nziza, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi, turagushimiye cyane kubera yuko wabanye natwe, waraturinze, wabanye n'abaturarwanda bose, ubana n'abantu bose tubana kuri iyi channel, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye y'isi. Wabanye n'ubwoko bwawe, warinze urubyiruko, urinda ababyeyi, ingeri zose twabonye neza yawe, izina ryawe nirishimwe. Turagushimye rero kuko wongeye kubana natwe, wongeye kutwemerera. Uwiteka Imana kuri izi tariki, kuri uyu munsi, muri uyu mwaka, abangana gutya tugiye kwikira ijambo, Uwiteka Imana kuri iyi channel akaba ari bazima, nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro. Turaguhamagaye cyane kugira ngo rero uze wigaragaze, kandi iri jambo ribe imemburo ku buzima bwacu, abantu bose bagiye kurikurikira, Uwiteka Imana babona impinduka. Urakoze rero kuje kubana natwe, ni mu izina rya Yesu tubyambaje Yesu, amen, amen. Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo, tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 12, tugiye gusoma umurongo waho wa mbere. Ni ijambo nakunze cyane kandi ni ijambo ririmo kufasha. Ndagira ngo buri muntu wese tubane muri iri jambo aze kugubwa neza kandi ribashe kugira aho rimukura naho rimugeze. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusanga mu byakozwe n'intumwa ibice, turasoma ibice 12, turasoma umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Imana ibane natwe kandi Imana itugirire neza cyane. Reka dutangire dusome. Aranditse ngo nuko muri icyo gihe umwami Herodi afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se na Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata, amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumutakira ku Mana. Imana ishimwe cyane. Kuri 6 haravuze ngo Herode arindirwa mu nzu y'imbohe, haravuga ngo Herodi araye ari musohore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere, bagera ku rugi rukingishijwe, bagera ku barinzi ku ba kabiri, bagera ku rugi ku irembo rijya mu murwa, urugi rw'icyuma rijya mu murwa.
rurabicingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusigaho. Imana itugiriye neza cyane. Izi ni inkuru nshaka tuganire z'umukozi w'Imana cyangwa se z'umuntu w'Imana Petero, wageragejwe ariko akabona ineza y'Imana. Akabona ineza y'Imana kuko yagize umwete wo gukorera Imana, akabana n'abantu bose amahoro, bituma Imana izana ubutabazi, bituma Imana imurengera. Mfite ijambo rivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Ndagira ngo mbatangarize ko igisubizo cyawe wowe unkurikiye, wowe uzumva iyi video cyangwa se wowe turi kumwe, wowe umusore, wowe mukobwa, wa mubyeyi we uzumva iki kiganiro, ndagira ngo nkubwire ko igisubizo cyose, icyifuzo cyose ufite, icyo wifuza ko Imana yagukorera cyose, umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzaca mu muntu. Imana ishimwe cyane. Muze kunyumva neza. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba Imana yarakubwiye ko izaguha akazi, ako kazi kazasohora biciye ku muntu. Imana izakoresha umuntu ufite kapani, ubundi bwo rero akenera abakozi, business yaguka, Imana imuha umugisha, akenera abakozi. Nimba utamuzi, bizaca ku muntu umuzi kugira ngo akubere ikiraro, agutarasifere kuri wa muntu nawe aguha akazi. Nimba nakuzi nawe, uwo muntu azakwangaza cyangwa azatanga itangazo ko akeneye abakozi, ugende ujye gusaba akazi, ubundi Imana ibane nawe, ubundi ubona akazi. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo dusenga Imana, ntabwo dusenga ngo Imana imanura akazi ngo igakubita imbere yawe. Ntabwo dusenga ngo Imana izana umugabo ngo amanuke mu ijuru. Niba turi gusengera umuntu ngo Imana imwubakire, ntabwo Imana izamanura umugabo wa mukobwa we ngo imukubite imbere yawe, cyangwa se ubone muri kumwe ku buriri, ubone muri kumwe mu nzu. Ni ukuvuga ngo ni umuntu, ntabwo ari marayika uzaturuka mu ijuru. Nimba uri gusenga kugira ngo Imana iguhe abakiriya, abo bakiriya ntabwo ari abamarayika bazaturuka mu ijuru, kuko abamarayika nibarya, ahubwo n'abantu. Imana izagushyiraho igikundiro. Iyo dusenga tuba twatura amagambo atatu. Iyo dusenga tuba dukuzaho umuntu inyatsi, tuba dukuzaho umuntu inyatsi karande zo mu biryango. Ubundi bwo rero inyatsi z'ikiryango, inyatsi zagukurikiranye, inyatsi zo kudatunga, inyatsi zo kudashaka, inyatsi zo kudakira, inyatsi zo kudatera imbere. Inyatsi ni cyo dukuzaho abantu inyatsi, niyo masengesho. Ikindi cya kabiri, iyo dusenga tuba dusabira abantu igikundiro. Iyo ufite inyatsi ya karande yakuvuyeho, Imana ikagukubita ikintu bita igikundiro, ikagusiga igikundiro. Ni ukuvuga ngo niyo ugeze mu kizami utabanjije no kuvuga ibintu byinshi, igikundiro kijya mu muntu ugiye kuguha akazi, kijya mu muntu. Niba uri umukobwa uri kurambagizwa, igikundiro, iyo Imana yaguha igikundiro, umusore kureba ntatekereze ngo urananutse cyangwa ngo urabyibushye cyangwa ngo uri igikara cyangwa ngo uri inzobe, ahubwo akabona uramunejeje. Icyo ni ikintu cya kabiri, ni igikundiro. Igikundiro nicyo kigucisha ahantu, igikundiro ujya muri itavu kikagutambutsa. Icya gatatu, tuba dusabira abantu. Iyo dusenga, iyo dusabira abantu tubasengera, tubakuzaho ikintu bita ubwoba. Iyo udafite ubwoba uratinyuka, iyo udafite ubwoba una business uratinyuka ukagenda ukayitangira. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire rero, amasengesho, iyo ibyo bintu bitatu maze kubigwiza, ukagira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ni ukuvuga ngo Imana ubutabazi buba buri hafi. Kuko Imana niza, niko nababwiye, ntabwo izamuka mu ijuru ngo uyirebe, izaca ku bantu. Ndagira ngo mbwire abantu bitandukanye batazi kubana, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mubane n'abantu bose amahoro, kuko ntuzahana igisubizo cyawe, ntuzaho favor y'Imana izaturuka, ntuzahana igisubizo cy'Imana kizaza giciye mu muntu. Imana ishimwe cyane.
uyu Petero agira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, agira kwitunganya, agira kwezwa n'Imana, agira gukorera Imana akiranuka, ariko ngo abana n'ab'itorero. Ngo igihe kimwe Herodi ngo afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Yari mu gihe ubwoko bw'Imana bwarwanyijwe, ubwoko bw'Imana burahigwa, abantu b'Imana bararwanywa, ngo hicwa abantu benshi bavuga Imana, ubutumwa bwiza buragwanywa, ngo abantu basa nkaho bashize. Ngo Herodi yica Petero mwene se na Yohana, ngo abonye ko anejeje abayuda, ngo aravuga ngo reka niyongeze na Petero. Arangije kumwiyongeza, ngo ajye kwiyongeza Petero, ngo ariko agira umwaku, ngo abikura nuko ngo amufashe, ngo begereje isabato, bari barimo bitegura isabato. Ngo ariko Bibiliya ivuze igira ngo amushyira muri gereza, ngo amushyira abasirikare 16, ngo amushyira muri gereza, ngo amuha n'abasirikare bamurinda, ariko ngo amushyira muri gereza agira ngo azamwice Pasika ishize. Imana idugire neza cyane, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu byinshi wabuze, hari ibintu byinshi Satani yagutwaye, hari ibintu byinshi Satani yanyaze, hari ubumariyaje yawe yanyaze, hari ubutunzi bwawe, hari ibintu bitandukanye wari ufite Satani yakunyaze, ariko yaraje kwiyongeza. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo Imana ije kohereza marayika ku buzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Ariko ngo amubonye amubonamo imbaraga y'Imana. Ariko ngo nubwo tumufashe biragoye ko ntabwo twakizera ko nubwo tumushyize muri gereza ntabwo bihagije. Ngo gereza barifungisha iminyururu, ariko Satani abona ntibihagije, Herode abona ntibihagije, ngo amubohesha iminyururu ku maboko, kuguru n'amaboko, ariko ngo bamubonamo imbaraga zishobora gufungura iyi minyururu. Bibaho ngo mu basirikare babiri bakumurinda, ngo ariko ngo babona ntibihagije. Satani ajya dutega, ariko akabona nazadushobora, akagutegera mu kazi, akabona nazagushobora, akagutegera mu byaha, akabona nazagushobora, agashaka n'ingabo ziguhiga, agakora udutsiko. Imana tugire neza cyane. Ngo amuha abasirikare 16 kumurinda bane, niko Bibiliya ivuga kuri 4. Ngo kumurinda bane bivuze iki? Bivuze ngo iburyo hari 4, uruhande rundi ruri 4, urundi ruhande rurimo 4, urundi ruhande rurimo 4, 16 bane. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo yamuhaye aba basirikare ngo bamurinde, ariko uyu Petero ntabwo yari umusirikare. Uyu Petero ntabwo yarizi ibyo kurwana. Uyu Petero yari azi kurasa. Uyu Petero ntabwo yari azi intambara yo mu kirere. Uyu Petero yari azi intambara yo ku butaka. Uyu Petero ntabwo yari azi ibintu by'urugamba. Ariko baragenda bafata umuntu w'umusevire, bamubonamo imbaraga zikomeye ku buryo bamuha abantu abasirikare 16 barindaga umwami. Ndagira ngo mbabwire ko Satani arabizi ko ukomeye, Satani arabizi kwiturwanirira, imurusha imbaraga. Niyo mpamvu agutegera hamwe, yakubura akagufatira ahandi, yakubura akagutegera ahandi. Ariko dufite Imana tugire neza cyane. Ngo abitorero, haleluya, ngo bagira umwete wo kumutakira ku Mana. Abitorero barasenga, abitorero barasenga. Umumaro wo kubana n'abantu bose amahoro nuko iyo ugeze mu kaga ubona abantu bagufata amaboko, iyo ugeze mu bigeragezo ubona abantu bagutabara, iyo ugeze mu makuba ubona Imana ikwiyereka, iyo ugeze mu byago, iyo ugeze kubona imbaraga zawe zishize, Imana nibwizana ubutabazi kandi ica mu bantu, ica mu bo wagiriye neza. Imana itugiriye neza cyane, haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo arindirwa mu nzu y'imbohe, ngo ariko ngo abari ngo imuha abasirikare 16 kumurinda. Ngo Herode amaze kubamuka, abitorero barasenga, abitorero barataka, abitorero bohereza ibibombe by'amasengesho. Umurindi yuzu umukarema ngo mu gihe cyo gusenga, ngo amasengesho yabera, ngo ajya agera kure cyane, ngo ariko ngo atambuka n'inyenyeri. Amasengesho n'ubuzima, amasengesho n'ubuzima, amasengesho ni ikinyabiziga ndakumirwa. Amasengesho ajya agera abantu batagera, amasengesho yatuma akagera wowe utagera. Amasengesho ajya avuganira umuntu ari mu bibazo, akabona itsinzi, akabona ineza y'Imana, akabona ubutabazi bw'Imana, akabona ibitangaza by'Imana. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idutabare. Ngo marayika w'umwami Imana ngo yumva amasengesho. Iryo joro ngo Herode araye ari bumusore, arimo kwitegura, arimo gutyaza intwaro, arimo gutegura abantu bazajya kumumanika. Ngo marayika w'Imana
iryo joro amanukira muri gereza. Ndagira ngo ngutangarize ko ingereza yari ifunze, ndagira ngo utangarize ko hari iminyururu, ndagira ngo utangarize ko ariko hari abarinzi, ndagira ngo utangarize ko hari abasirikare, ariko marayika w'Imana yahageze nakangwa n'ibyo, nakangwa n'ibikugarije, nakangwa n'ibibazo ufite, nakangwa n'ibigeragezo urimo, nakangwa n'ubukene ufite, nakangwa n'inzara ufite, nakangwa n'imyaka umaze utarashaka, nakangwa n'imyaka umaze uri umushomeri, nakangwa n'imyaka umaze barakuzinze. Iyo marayika nakangwa n'imyaka umaze n'ishuri ukoreye perimu yibura, marayika iyo yaje nakangwa n'imyaka umaze urata diplome, iyo marayika yaje nakangwa n'abantu bakuzinze bakanga nuzagira hugera. Iyo marayika yaje atambuka urwo rwego kandi agira ibintu asiga avuguruye. Imana tugire neza cyane ngo akigera muri gereza umucyo w'Uwiteka uramanuka, umucyo w'Uwiteka uramanuka, ubwiza bw'Imana buraza, gikundiro cy'Imana kiraza, ngo marayika akoma Petero mu mbavu ngo aramukangura, ngo aramubwira ngo byuka n'ingoga aravuga ngo byuka, ngo arakanguka, ngo arangije ngo iminyururu iribwiriza kubera umucyo imuva ku maboko iragwa. Ndatangariza abasore, ndatangariza abakobwa, ndatangariza abagabo, ndatangariza ababyeyi babonaga bari mu buzima basa nkaho bafite iminyururu ibaboshye, basa nkaho bafite ibibagoye, basa nkaho bafite ibintu bibahambiriye, basa nkaho bafite ibintu bituma batava aho bari, bituma basa nkaho baboheye muri gereza, bituma basa nkaho bafite ibintu bimeze nk'abasirikare babarinze, babona imbere yabo ari imisozi, bareba impande n'impande bakabona ni imisozi, bareba inyuma bakabona amagambo ni menshi, bareba imbere yabo bakabona ibibazo ni byinshi, bakabona ni ibibazo. Ndagira ngo matangarize ko umucyo wa marayika iyuje ibintu byose birahinduka. Imana izane marayika ku buzima bwawe, Imana izane marayika ku buzima bwawe, Imana izane marayika muri business yawe, Imana izane marayika mu mishinga yawe, Imana izane marayika mu byo ugambiriye, Imana izane marayika mu byo wizeye, Imana izane marayika muri business yawe, Imana izane marayika diplome yongera ihabwa agaciro, Imana izane marayika perime yawe yongera ihabwa agaciro, Imana izane marayika ubucuruzi bwawe bwongere bugende. Imana tugire neza cyane. Ngo aramukangura, ngo aramunga iminyururu iragwa, ngo aramuga ngo nakwete, aramuga ngo niyifubi kumwitero, biravuze ngo ibyo bintu arabikora, aramuga ngo namukurikire, ngo bagenda banyura ku barinzi ba mbere, bagera ku rugi rukingishije iminyururu, uru rugingo rujya mu murwa. Bibiri ivuze iki? Iravuga ngo rurabikingurira ubwarwo, ngo bagera ku rugi rujya mu murwa, bava muri gereza, bava mu bibazo, bava mu bigeragezo, ava mu makuba, ava mu magambo, ava mu bukene, ava mu budashaka, ava mu bushomeri, ngo agera ku rugi rukingishije ibyuma, ngo rujya mu murwa, ngo rurabikingurira. Ariko ngo Petero ngo niyakumenya ko ibyo marayika akoze ari ukuri, ariko ahubwo ngo agira ngo abirose mu nzozi. Imana igutabare, Imana igukorera igitangaza kivuga ku rwego ubona ko ari inzozi. Hari n'igihe Imana igiza wari uri mu buzima budafite ishusho, wari mu buzima budafite icyerekezo. Hari umuririmbyi waririmbye araririmba ngo najyaga njya kuvumba amashimwe y'abandi aravuga ngo nkarebera mu madirishya abandi bashima, nkarebera mu madirishya abandi bavuga, nkarebera mu madirishya abandi bavuga imirimo, ariko ngo batama. Imana ishimwe, Imana idutabare. Ariko ngo yajyaga ngo ahunga ngo n'inzira nyabagendwa, ngo akanyura mu dusesero, ngo kandi ngo afite amasezerano atabarika yahawe n'Imana yuko izamugirira neza. Hari igihe usonza kandi warabwiwe kuzarya, hari igihe ushomera kandi Imana yakubwiye ko izaguha akazi, hari igihe umara imyaka myinshi udashaka Imana yakubwiye ko izagukorera ubukwe. Rimwe na rimwe abantu bakagufatana ho ijambo, rimwe bakanavuga ngo uzapfa utikamiye, ariko reka mbabwire
mujye mubivuga mureka babivuge n'ubundi se ayimbwa ntanyobwa. Ukaba mu buzima bwo kuvumba amashimwe, ariko hari akantu yaririmbye umurimbyi kakanezeza, ni igice yavuze ngo ariko igihe kimwe ngo Yesu utarobanura ku butoni ngo araza, ngo azura ibyanjye byapfuye byongera bigira ute bibaho. Uyu Petero yari ari mu buzima asa nkaho yapfuye yiyakiriye, ariko Imana imukuye muri gereza, marayika aje kumukura muri gereza agira ngo abirose mu nzozi. Hari igihe Imana ikora igitangaza kivuga kikagaragarira n'abantu, nawe ubwawe ukagira ngo si wowe. Hari igihe Imana ikwicaza muri biro umaze igihe kinini uri umushomeri ukagira ngo ni inzozi. Hari igihe Imana igukorera mariage umaze imyaka myinshi udashaka ukagira ngo ni inzozi. Hari igihe Imana iguhura ubyara umaze imyaka myinshi utabyara ukagira ngo aho hari ni inzozi. Hari igihe Imana igusetsa, hari igihe Imana iguha ijambo, hari igihe Imana iguha umwuka wera, abantu bajyaga mu mwuka ukibaza wowe icyo wacumuye ukagira ngo ni inzozi. Yesu utarobanura ku butoni aze azura ibyawe byapfuye byongere bibeho. Imana tugire neza cyane. Ngo bageze ku irembo ngo marayika ako kanya musigaho, kuko yaramugejeje hehe, yaramugejeje ku irembo, yaramugejeje mu murwa ni mu bisubizo, mu murwa ni mu butabazi bw'Imana, mu murwa naho Imana yagusezeranyije, mu murwa naho Imana izagutabarira. Ngo irangije imugezaho abitorero bari, ngo baramureba, abagore baza gukingura, ngo barumirwa, ngo bamwe bafatwa n'ubwoba, ngo bagira ngo ni umuzimu, bagira ngo yapfuye, ngo ni marayika uri muri we, ariko baza kubona avuze bamenya ko ari we. Imana itugirire neza cyane. Imana ifite ubuzima bwawe, Imana niyo ifite igisubizo cyayo ku buzima bwawe. Imana niyo yigambiriye kukurengera, Imana izagutabara. Birashoboka ko wari uri mu bigeragezo, birashoboka ko wari uri mu buzima bubi, birashoboka ko ari gereza wari ufungiyemo, birashoboka ko wari uri muri gereza y'ibyaha ugerageza gukora ibyiza ibi bikagutanga imbere, birashoboka ko wari uri mu bukene, birashoboka ko wari umaze igihe kinini udashaka, birashoboka ko ufite business yayihombye, birashoboka ko ufite ikibanza washyize cyangwa inzu washyize ku isoko ryabuze abakiriya. Ndagira ngo mwese ngiye kubasengera Imana, ubundi ubutabazi bw'Imana bwongere bube kuri mwebwe, kandi umuntu wizeye iri jambo akaryiringira abasha kubona neza y'Imana. Wowe unkurikiye rero ugeze muri uyu mwanya wumvishije iri jambo, ndagira ngo upfuke amahuri, uce bugufi, ubundi dusenga Imana, ngwatureho umugisha w'Imana, ngwatureho amavuta y'Imana, ngwatureho ubutabazi bw'Imana, kandi wizere yuko marayika w'Imana we wizera ijambo aje ku buzima bwawe, aje kuri business yawe, aje muri mariage yawe, aje mu byo werekejeho utumbiriyeho, aze mu byifuzo, mu byo byose, mu byari bikuzengereje wumva gukeneye ko Imana kugirira neza. Ndagira ngo uce bugufi dusengane Imana, ngo usabire umugisha w'Imana. Urakoze mwami mwiza, urakoze ko wabanye natwe muri iri jambo, ngushimiye ko ugomeje kubana natwe, kandi mwami mwiza amahoro abantu bose bankurikiye, abantu bose bumvishije ijambo n'abazaryumva bose ubagirire neza. Bari mu bibazo bitandukanye, bari mu bibazo by'ubukene, mu bibazo by'ubushomeri, abashonje, abafite ibigeragezo bitandukanye, babone neza yawe kandi bagendererwe nawe, ni mu izina Yesu ryambaje Yesu Kristo, amen amen. Mwakeneze ijambo rye.